.0 irafashe muri aya masaha. Reka nongere mbasuhuze, turasesekaye kugira ngo tubagezeho amakuru agezweho muri aya masaha. Tujye kubagezaho nuko agace musanzwe mumenyereye kari indiri y'abanzi hariya mu misozi miremire ya Minembwe, by'umwihariko agace gatuwemo n'abanyamurenge ahantu bita .0, hakaba ariho havaga ibitero bitera abaturage. Ubu ngubu muri aya masaha .0 imaze gufatwa. Numva uko abaturage babivugaga mu rurimi rw'igipfero, nagerageje kubisemura mbishira mu rurimi rw'ikinyarwanda. Mwazi nguriho utweta hano ati amakuru ahari turimo tubazanira hano muri groupe yacu y'abafrero for change kama yefe inga kwizera ko ati parti politique cyangwa se ishyaka rya M23 twirwaneho barangije kugera .0. Sinasa tuwetuganwa bayingire .0. Aya masaha turimo tuvugana barangije kugera .0. Ati .0 niho bahagaze muri aya masaha. MRDP Rwanda sinose tuwetuganura. Ati muri aya masaha turimo sayinino n'iminota 46. Ati sayine n'iminota 46. Sinasi kuba 22. Itariki 22. Ngayo nguko murabyumvishe cyane. Uyu nguyu ni umuntu wari urimo uduha gahunda uko zimeze, watubwiraga amakuru uherereye hariya muri .0 by'umwihariko ikaba iherereye muri teritware ya Fizi, niho iherereye kugeza ubu ngubu. .0 yarangije gufatwa, dore ko imirwano yatangiye ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo ubwo habaga imirwano ikabera ahantu bita Igakenge. Bamaze gufata Agakenge ejo ku cyumweru, nibwo ingabo za twirwaneho zahise zigaburamo ibice bibiri. Igice kimwe kizamuka cyerekeza ahantu bita muri Mukoko, ikindi gice kizamuka cyerekeza ahantu bita Nyamabuguma, ndetse ikindi gice gikomeza kizamuka cyerekeza hariya muri ariya mashyamba yandi. Nibwo ingabo za twirwaneho na M23 zahise zipanuwa zitangira gushakisha uburyo zasatira biriya bice. Kugeza ubu ngubu turimo tubagezaho aya makuru nuko .0 yarangije kwigarurirwa n'ingabo za M23, ikaba imaze kuyigarurira bidasubirwaho mu masaha, imaze kuyigarurira mu masaha ya saa 9:26 nibwo batangaje ko .0 barangije kuyigarurira. Ndetse n'ishyamba bita Nyarubira, ishyamba bita Nyarubira rimaze kugeramo ingabo nyinshi za M23 zirimo zizamuka zerekeza mu gace ka Mikenge. Ako gace ka Mikenge nako kakaba karimo kaberamo imirwano ikomeye cyane. Ariko reka munyihanganire gatoya tubanze tugaruka hariya .0, kubera hariya .0 niho hari point strategique yo kugira ngo babashe kuba bakomeza gufata turiya duce twa Minembwe. Dore ko ahantu bita .0 kugeza ubu ngubu bari bayimazemo umwaka urenga bafite iriya .0 kuba bari bayimazemo umwaka, nuko batari bafite imbaraga nyinshi cyane zo kugira ngo babashe kuyigumana, ahubwo nuko kari agace ka .0 ingabo za MRDP ndetse na M23 batekerezaga ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batazajya bakomeza kubagabaho ibitero, ahubwo hakabasha kubahirizwa agahenge nk'uko bari babashije kubyumvikana mu masezerano M23 na MRDP twirwaneho bari barangije gusinya mu gihe bajyaga mu mishikirano. Ariko abantu benshi bagatekereza ko .0 kuba bari batinze kuyifata aruko badafite imbaraga zo kwifata, ariko siko byari bimeze. Nuko .0 kugeza ubu ngubu ingabo za MRDP twirwaneho bari barayiretse, batekereza ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo bagomba kubahiriza agahenge. Ariko nyuma yaho bamaze kumenya ko agahenge batabasha kukubahiriza, nibwo bafashe gahunda idakuka yo kugira ngo babashe kwigarurira turiya duce twa za .0. Urashobora kwibaza ngo ese kugeza aya masaha
Minembwe hariho umwuka umeze gute, uduce ma 23 imaze kwigarurira nutuhe, niyihe mpamvu yasubukuye imirwano, niyihe mpamvu yatumye ma 23 isubukura imirwano igakomeza gutera ingabo za FARDC, FDLR, Wazalendo, FDNB ndetse n'abandi bose bafatanyije nabo. Impamvu nimwe gusa, nuko ingabo z'abarundi, ingabo za FARDC, ingabo za FDLR, ziriya ngabo zafashe gahunda yo kugira ngo bakomeze gutera abaturage. Ubwo basenye imihana ya za Karingi ya mbere, Karingi ya kabiri barayisenye, basenya Bidegu yose, ndetse batangira kwataka imihana y'Irundu, batangira kuyitwika, aho bagezaho batwika umuhana wo mu Bahinda kandi uri hagati Irundu neza hagati, batangira gutera amabombe ku mashuri, batangira gutera amabombe ku bitaro, aho hose barambuka za Gakenge, batangira gutwika igakenge kuri Sinayi, barahatwika, baratambuka bajya kwa Barabona, barahatwika, baratambuka bajya kwa shefu naho barongera kandi barahatwika, baratambuka baje mu Bakabya, barahatwika, baratambuka baje mu Bakamata. Utwo duce twose bagenda batwika imihana yatwo, ariko bagenda bagira gute, ariko bagenda bahasenya. Bano batera intambwe, batangira gukoresha amadrone. Bamaze gukoresha amadrone, atangira kumanuka arasa ku nka, arasa ku ntama, arasa ku nkoko, atangira kurasa ku baturage bo mu bwoko bw'Abanyamurenge, abari mu mirima bakaraswa, abaragira inga bakaraswa. Icyo barimo bakora cyose bakabasha guhigwa n'ingabo za leta bakoresheje icyo bita amadrone. Dore ko ibirindiro byabo byinshi cyane byari biri hariya point zero ni naho hari icyo bita radare yabo yabashaga gukoreshwa kugira ngo babashe kurasa ahantu barangije kuhabona. Ariko iyo radare yabo bari bafite, ingabo za ma 23 zabashije kuyigarurira ku munsi wo kuwa gatatu w'icyumweru cyashize nkuko twabibabwiye. Si nibyo gusa, barangije kwigarurira icyo bita Turaya ni telefone ikoreshwa cyangwa se icyo bita Tercel, igikoresha n'ibyogajuru ntibibashe kumenya ahantu uri gukoresha iyo Turaya aherereye. Bafashe Turaya z'ingabo za leta, Turaya zigera muri enye, ndetse barongera bafata ibyombo bigera kuri 12, ndetse barongera bafata manipaka zigera mu 8, ebyiri bazifatiye ku Ndondo, indi imwe bayifatiye Mikenge, izindi bazifatiye hariya point zero. Si nibyo gusa, bamaze kuhatakariza ibintu byinshi cyane bitandukanye. Bamaze kuhatakariza amadepo, cyangwa se icyo bita muri terme militaire, cyangwa se mu magambo ya gisirikare, icyo ahantu bakunze kubika intwaro, cyangwa se ahantu bakunze kubika imbunda. Ibyo ngibyo cyangwa se amura y'imbunda, reka dukoreshe iryo jambo nibwo byumvikana cyane. Amura, bamaze gutakaza amura enye kuva intambara za ma 23 zatangira. Amura eshatu ma 23 yarazifashe, ndetse natwirwaneho izindi ebyiri zaratwitswe. Izatwitswe ni amura yari mu Burundi, yahiriye hariya muri kiriya kigo cya Musaga, hari amura y'imbunda za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dore ko bazanaga imbunda zabo bavuye kuzigura mu Bubiligi ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye. Indege ibizanye igahitiza ikagwa hariya kuri kiriya kibuga cy'indege cya Bujumbura, hanyuma bagakuramo izo mbunda bakazibika muri kiriya kigo cya Musaga. Iyo ni imwe yahiye. Iyindi yahiye ni iyi yarahiye nijoro, ikaba yahiriye hehe, ikaba yahiriye hariya muri kariya gace kwa Murima. Aho ngaho naho hahiriye icyo bita amura yabo, cyangwa se ububiko bw'imbunda n'amasasu. Iyo ngiyo ikaba yarayirashwe na ma 23 mu masaha yo mu masambiri z'ijoro. Icyo gihe iyo amura nayo niwe yahiriye. Indi yabo yafashwe n'ingabo za ma 23 umunsi ingabo zatwirwaneho zifata hariya muri Minembwe. Indi yabo yafashwe muri Mikenge mu cyumweru cyo hirya cyashize. Umunsi Mikenge yari yafashwe, ingabo zatwirwaneho zikaza kuyikuramo, ndetse ubu ngubu bakaba bongeye bakayisubiza. Iyo niyo amura yabo ya kangahe, ya kane. Iya gatanu niyo bafatiye ahantu bita hejuru y'umusozi, hejuru y'imisozi ya Uvira. Aho ngaho akaba ari ahantu bita Biziba, iruhande rwa Buhonde, ndetse urimo uzamuka werekeza hariya muri turiya duce twa za Gafinda, twa za Munanira,
umanuka n'umusozi wa Kirungu. Izo nyamura bamaze gutakaza. Noneho mbere yuko bafata Mikenke hari drone nayo yamanutse ya 23 irabakubita ndetse hasha n'indi amura yabo, akaba ari nayo mpamvu bahise bagira ubwoba baravuga ngo ingabo za 23 byanga byakunda barangije kudufatira strategy ivuga ko bagomba kuturimbura, tutagomba guhagarara hano, dore ko 23 yatangiye kubakorera plan strategique yo kugira ngo babashe gusa n'abacanganyikiwe ntibamenye strategy 23 yafashe. Igihe bigeze gufata Mikenke bitandukanye nako Penzero, bitandukanye n'ubu ngubu ko bayifashe. Icyo gihe bari baturutse ku irango rya Baruta, niryo bari baturutseho. Bamaze guturuka ku irango rya Baruta nibwo bahise bagira gute, nibwo bahise batangira kugira gute, batangira guhangana baza gufata Penzero. Ariko ubu ngubu baturutse aho bita Nyaruhinga ndetse baraza bagera muri Mukoko. Bamaze kugera muri Mukoko nicyo nibwo batangiye kugira gute, batangiye guhangana. Ariko kugeza aya masaha icyo twababwira nuko umusozi wa Baruta ukirimo ingabo za leta, ariko Penzero ikaba yarangije kugira gute, ikaba yarangije gufatwa bidasubirwaho. Penzero yafashwe, abari Nyaruhinga bamanutse barimo baramanuka berekera kwa Murima, abari Mukoko nabo barimo baramanuka berekera kwa Murima n'abandi bose, ariko umusozi wa Barutaho baracyawurimo. Gusa inzira barangije kuyifunga byanga byakunda. Abasirikare bari Gipupu, abari kwa Murima ibo barangije kugenda, abari Penzero babonye inzira, ariko abari mutundi duce dutandukanye za Mikenke barapasurira muri Bijombo. Mu gihe batapasurira muri Bijombo ngo bagende bagere ku Gatongo, bamanuke baze guhinguka ahantu bita muri Mutambara, bagere Bibogobogo, abo ngabo nta yindi nzira baba basigaranye. Mu gihe batahunga vuba ingabo za 23 zikazenguruka zikabatanga muri iriya nzira, bafatwa amateka. Icya kabiri, mu gihe kandi ziriya ngabo za FARDC zitahunga vuba, ziri hariya ku musozi wa Baruta ngo zihite zimanuka zishaka inzira y'ahantu bakagombye kunyura, hakaba harangije gufungwa. Ubu ngubu icyo bakagombye gushakisha ni inzira y'ahantu bita Inguri. Iyo ugeze Inguri ujye uhita umanuka ukinjira mu ishyamba rya Muhanga, wava mu ishyamba rya Muhanga ukaza guseruka Bibogobogo ukabona kwinjira Baraka, ariko utanyuze umuhanda wose wa Fizi. Gusa kugeza aya masaha turimo tubagezaho amakuru nuko umusozi wa Baruta ukirimo abasirikari bacanganyikiwe kubera babo bahise bava muri Penzero, ingabo za 23 zikabasha kuyigarurira. Yewe tibazi niyo nzira turimo tuvuga, twebwe turazivuga nk'abantu bazizi kubera twavukiye muri kariya gace, ariko bariya niba baravuye Kasayi ukava mu tundi duce dutandukanye za Kinshasa, za Kisangani, ukaba turi duce utatuzi, utazi inzira wa ushobora guhungiramo, byanga byakunda barabafata mateka, byanga byakunda baraza kubafata mateka hariya muri turiya duce twa za .0. Gusa niba ushaka kuzajya ukurikira amakuru yacu, kanda subscribe, ukore share, ukore like ndetse na comment. Amakuru twebwe nakagaruka. Ciao ciao. Imboni TV, imboni ya rubanda.